Fungura zino settings z'ingenzi muri YouTube yawe naho utangire kubona views, utangire kugera kure mu bikorwa byawe bya buri munsi ushyira kuri YouTube. Niba ari ukwamamaza, niba ushyiraho video zawe kugira ngo zigere kure, zitangire kugera ahantu henshi cyane. Rero izi setting tugiye kurebera hamwe ukuntu wazifungura kugira ngo ujye ubasha kubona views byihuse ndetse na subscribers mu buryo bwihuse. So ikintu ukora, uraza muri YouTube, uraza muri application zawe, urebamo YouTube app nizere ko nta muntu utayifite. Nurangiza dore ngiyi, uyikandeho, numara kuyikandaho urabona aha turi muri YouTube. Noneho icyo uri bukore, uri bukande hano, uraza ukande hano hasi ku gafoto kawe, hasi ahangaha ku ruhande rwo hasi mu buryo bw'iburyo, mu ruhande rw'iburyo. So uzuhakande, numara kuhakanda barahita bakugeza ahangaha, uhita uza ukanda hano kuri setting, hano hejuru ku ruhande rw'iburyo n'ubundi muri setting, ku gasetting ko hejuru. So nusoza uraza ugakandeho, numara kugakandaho barahita bakugeza ahangaha. Noneho ahangaha numara kuhagera nibwo tugiye kureba, twinjiye muri setting, tugiye kumenya icyo ibingibi bivuze n'icyo ugomba kubikoraho. So turahita uze bwa mbere turaza turebe hano kuri general, tuhakande, turebe icyo tugomba guhinduraho. Ahangaha uramutse uhakanze uhafunguye, ni ubushyizeho aramu ikwibutsa ko ari igihe cyo kuryama, igihe cyo kuryama kimwe n'ahangaha remind me to take a break. Ahangaha bisobanuye ni igihe cyo gufata akaruhuko igihe uri gukoresha YouTube. Igihe uri gukoresha YouTube bisobanuye gufata akaruhuko. Hanyuma igihe uri ahangaha bahakwibutsa igihe cyo kuryama. Ni ukuvuga ngo niba kwikotorora kuri YouTube bikunaniye, ugomba kuhakora kugira ngo ufate akaruhuko. Ahangaha kuri appearance bisobanuye ukuntu wahindura screen yawe. Ushobora kuyigira umwijima dark, cyangwa se ukayigira umwijima, cyangwa se ukayigira light dim, uhitamo uko ubishaka. So ukahita uza kuri location, ahangaha location ukahakanda, ukemezamo United, uraza ugashyiramo igihugu ushaka, gusa ngishyizemo United States. Dore akantu uzirinda gufungura, aka kantu uzirinde kugafungura, kuko aka kantu iyo ugafunguye ntabwo ushobora gutanga comment. Ugomba kuzaho ugafungura ahangaha enable status for ads and budget, receive budget across all YouTube apps. Ahangaha ukahafungura. So tukagaruka, kariya turagasoje. Noneho tugiye kuri aka ngaka ari nako k'ingenzi, ka notification. Uzi ukanda ahangaha kuri notification, uhakande, uzi making sure neza ko utu tuntu twose udufungura. Schedule digest, get all notification as a daily digest at 7 PM. Tap to customize deliver. Ahangaha iyo hafunguye YouTube igenda ikugezaho message z'ingenzi. Noneho ahangaha iyo hafunguye kuri subscription, abantu bakozeho subscribe, uhita ubona ibyo bakoze, naho ukahafungura. Channel settings to here to manage notification setting for each subscribe channel.
ukafungura rwose ziriya settings zose ukazifungura kabisa. So aha ukabifungura ukamenya neza ko ufunguye. Nanga recommended videos notify me of video I might like based on what I watch. Ahangaha rero YouTube ikugezaho video ushaka. Niba urebye video ukayikunda, ihita ikomeza kukohereza video zisa nk'izo ngizo. Ibi ngibyo nibyo bita rero recommended video. Iyo setting ifunguye biragufasha. Noneho ushobora kwibaza ngo byagufasha ute kubona views. Ibi ngibi rero nka kuriya iyo gukomeza kuguhereza recommendations, iyo nawe ufiteho video uploadingaho, nawe bigufasha kuba video zawe YouTube yazikora recommendation, kubera ko nawe wafunguye iyi setting. YouTube ikaba ikora recommendation ikayikugezaho, nayo igakora recommendation. Ni ugufata video zawe zikagezwa ku bandi bantu. Ni ukuvuga ngo rero igihe nawe utemeye ko video z'abandi zikugezwaho, nawe izawe ntabwo zagezwa ku bandi. So rero iyo uzifunguye bigufasha kubona views na subscribers. Urumva rero iyi setting ni ingenzi, ugomba kuyifungura. Activity on channel, ubundi izi settings zose ziri kuri notification ugomba kuzifungura. So kariya gashoje tayari ewana biba ari sawa cyane. Ahandi indi setting y'ingenzi ugomba gufungura ni ahangaha, iyi setting yo kuri video quality preference. Uraza ukamakinga sure neza ko video zawe zifite high picture quality, kwa kubona nyine video cyangwa se foto ibigaragara neza. Ukamenya neza ko byose bisetinze ahangaha kuri high picture, adjust to give you the best experience. Ukamenya neza ko washyize hano kuri high picture quality. Biragufasha cyane, biba ari byiza cyane. Video yawe barayikunda ibikeye, ibinameze neza. So guys, kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana muri video nyinshi zitandukanye. Ubaye ukunze ugatanga like ndetse na comment, ukagira ibindi bintu byinshi utubaza. So guys, ibi ngibi nibyo nashakaga kubereka. Niyo gahunda y'uyu munsi nari mbafitiye. So tuzahure muri video y'ubutaha. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.